Ndagira ngo rero munyemerere tuzindukire kuri aya makuru adashimishije habe na gato. Byose ni byabaye ku munsi w'ejo nimugoroba, aho inkuba yakubise abantu 15 hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni muri Ngoma 9 ako kanya bahise bahasiga ubuzima. Abantu 15 bakubiswe n'inkuba, 9 bahita bapfa ubwo bari bugamye imvura yari imigwa ibasanze mu bikorwa byo kwita ku matungo ni mu karere ka Ngoma. Byose byabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa 4 Mutarama 2026 ni mu masaha ya saa 11 n'igice z'umugoroba, ni mu murenge wa Jarama, ni mu nkengero z'igishanga cy'Akagera, ni hafi y'umupaka w'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Abaturage bari bugamye iyo mvura yagwaga, bagiye kuyugama rero mu gice cyarimo inzu ikoresherezwamo ibikorwa bitandukanye, ariko nanone ikaba ikoreshwa n'abaturage barinda icyambu cy'umugezi w'Akagera gihari, ndetse n'abandi bayikoresha mu bikorwa by'ubworozi. Ni nyuma ng'inkuba yaje gukubita 9 ako kanya bahise bapfa, ni mu gihe abandi bakomeretse ku kigero cyo hejuru, ariko nanone bijyana n'ihungabana rikomeye bijyanye n'ibyo babonye ubwo iyo nkuba yakubitaga. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba Prudence Rubingisa yabwiye ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA ko ibyo bintu ngo n'ubwa mbere byari bibaye muri ako gace. Ndasubiramo amagambo ye, yagize ati n'ubwa mbere bibaye, twasabye n'abahanga ngo baturebere icyaba cyakurikiye, kuko n'imvura yari ifite imbaraga nyinshi bikajyana n'iyo nkuba. Kandi Guverineri Rubingisa yakomeje agira ati ni mu bantu 15 yakubise 9 bahise bapfa, naho 6 bakaba bakomeretse, abandi bahungabanye ku kigero cyo hejuru. Ubu rero inzego z'ibanze zatangiye gukora ubutabazi. Rubingisa yongeyeho ko abapfuye bajyanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kibungo, harimo harategurwa uko uyu munsi baza gushyingurwa ku bufatanye n'akarere ka Ngoma ndetse n'imiryango yabo. Abakomeretse nabo bakaba bakomeje kwitabwaho n'abaganga. Nkibutsa ko u Rwanda ruri mu bihugu bikunze kwibasirwa n'ibiza. Ni mu bihe byashize abantu 130 bagiye bapfa bijyanye n'ibyo biza, ni mu gihe inzu zigera ku 1800 zasenywe. Nk'ubwo ngubwo raporo y'ubushakashatsi ku biza mu gihugu cy'u Rwanda igaragaza ko mu mwaka wa 2024 u Rwanda rwari rufite byibura abantu bagera kuri 326 bafite ibyago byo kwibasirwa n'ibiza bikomoka ku mpamvu karemano. Ni muri aho hantu tuvuze haruguru, ntabwo ari abantu, ni ahantu mu mbabarire, byagaragajwe ko by'umwihariko ahagera ku 134 hafite ibyago biri ku rwego rwo hejuru byo kuba hakibasirwa n'ibiza. Amakuru aturuka mu isesengura ry'ubukana n'ibyago biterwa n'imihindagurikire y'ibihe hano mu gihugu cy'u Rwanda bigaragaza ko mu mwaka wa 2024 cyangwa se byongera gushimangira ko inkangu n'inkuba biri mu biza byateje impfu nyinshi mu buryo butari busanzwe. Ni mu bihe bitandukanye hagati y'umwaka wa 2016 kandi ni 2023 bigaragazwa ko inkangu zishe abantu 449, ni mu gihe inkuba zo zahitanye abantu 379. Ngayo nguko rero mukomeze mugire ibihe byiza, ariko kandi twese nk'abanyarwanda dukomeza gufata mu mugongo no kwihanganisha ababuze ababo, ariko nanone ari nako dukomeza kugendera ku mategeko yose dusabwa, cyangwa se icyo leta ihora idusaba ni mu bihe by'imvura kwirinda, harimo nko kugama munsi y'ibiti cyangwa se n'ahandi hose hateza ibyago ubuzima bw'abanyarwanda.